nanone mbaha ikaze ku biganiro bya menya XYZ. Igiciro cya payi cyarenjingiraga kuri 0.24 gutyo cyamanutse kijya kuri 0.20 na 0.19 kiri kumanuka cyane. Abantu barimo kwibaza bati ese ni ukubera iki iyo payi itangaje update hari ukuntu igiciro cya payi gihungabanaho kugira ngo kizamuke ugereranyije n'uko izo update ziba zikubiyemo ibikorwa ndetse utility n'imishinga igenda yubakwa ndetse na launchingwa bataho kugira ngo ibyo bizamura isoko. Ni ukubera iki? Ahubwo isoko rya payi risa naho rigenda rirushaho guta agaciro uko payi igenda ishyira hanze update runaka. Abantu benshi rero barimo kwibaza n'impamvu Pi network itarajya ku masoko acururizwaho crypto exchanges, nubwo ubumwe bw'Uburayi bwashyizeho amategeko mashya ya Mica. Ni amategeko rero agamije gushyiraho umurongo n'umutekano mu rwego rw'amakrypto mu bihugu by'i Burayi. Barabibaza bati ese noneho ko amategeko yamaze gushyirwaho kuki Pi itihutira kujya ku masoko? Iki ni ikibazo cyumvikana, ariko igisubizo cyacyo gisa naho kigoye, ariko nanone kigasaba gusobanukirwa neza icyo Mica ari cyo, icyo Pi network ishaka kugiraho, ndetse n'itandukaniro riri hagati yo kubahiriza amategeko ndetse no kwitegura isoko ryagutse muri rusange. Icyambere tugomba gusobanukirwa nuko Mica Markets in Crypto Assets ari amategeko yashyizweho n'ubumwe bw'Uburayi agamije gucunga crypto, gushyiraho umutekano, kurinda abakoresha izo crypto no gutuma imishinga ya crypto ikorera mu mucyo kandi mu buryo bwemewe n'amategeko mu bihugu byose bigize European Union. Ibi rero byabaye intambwe ikomeye cyane yagezweho gushyiraho aya mategeko, kuko mbere muri European Union crypto zakoraga mu kajagari, ugasanga buri gihugu gifite amategeko yacyo, bigatera urujijo n'akaga ku bashoramari n'abakoresha izo crypto cyane cyane bavaga mu bihugu bya European Union. Mica rero amategeko ahuriweho n'ibihugu byose bibarizwa mu bumwe bw'Uburayi. Aya mategeko yatanze icyizere ku mishinga ya crypto ikomeye ishaka gukora mu buryo bwemewe kandi bukurikije amategeko mu bihugu byose bibarirwa mu bumwe bw'Uburayi. Ariko nanone ku rundi ruhande, kubaho kwa Mica ntibivuze ko buri crypto igomba guhita ijya ku isoko. Amategeko ntabwo ategeka umushinga kujya kuri exchange runaka, urugero nka Pi network, ahubwo amategeko ategeka gusa uko izo crypto cyangwa imishinga izitwara igihe izaba yageze kuri ayo masoko yemewe mu bumwe bw'Uburayi. Ni ukuvuga ko rero Mica ni nk'umuhanda wemewe n'amategeko, ariko ntabwo umuhanda wahatira umuntu uwo ari we wese kuwugendamo ako kanya ukimara gutahwa. Umushinga ugomba nka Pi network kubanza kureba niba witeguye kuba wagenda muri uwo muhanda, niba imodoka yawe iwutwara imeze neza, niba ifite essence cyangwa igitoro gihagije, kandi niba aho ugiye koko ari ahantu ifite gahunda yo kuba yajya atari ugutakaza essence y'ubusa, kandi mu gihe ifite ingendo zikomeye igiye gukora mu minsi iri imbere. Pi network rero impamvu itarajya ku ma exchange yose abarirwa i Burayi irabyemerewe. Icyambere ni uko hari intego zayo ifite igomba kugeraho. Ikindi ni uko kugira ngo ukorane na exchange hari ibyo bisaba, ariko nanone kugira ngo exchange ikorane na Pi network nabyo hari ibyo Pi isaba. Iyo exchange harimo gukora KYB no kwemezwa na Pi core team ko uwo mushinga ucuruza crypto ko ari umushinga ukuri, ari umushinga ukomeye, kandi ari umushinga ugiye kugira uruhare mu iterambere rya Pi network. Icyo Pi network rero yakoze ni uguhitamo kutirukira ku masoko y'i Burayi mbere y'uko
yakwitegura mu buryo busesuye. Nubwo amategeko ya Mica yamaze gutangira gukurikizwa mu bihugu by'i Burayi, impamvu ya mbere ikomeye ni uko Pi Network itubaka kuri buti ishingiye ku gucuruza gusa, ahubwo yubaka ubukungu bufatika bushingiye ku ikoreshwa ry'ifaranga aribyo utility. Pi ishaka ko mbere yo kujya ku masoko atandukanye y'u Burayi, ifaranga ryayo riba rifite aho rikoreshwa mu buryo bwo kugura ibintu, kwishyura serivisi, gukoresha apps no gukora ubucuruzi hagati y'abantu. Pi rero ntabwo twategereza ko yajya ku ma exchange mbere y'ibi byose. Iyo bikora ari coin isanzwe izamurwa cyangwa ikamanurwa n'amarangamutima y'isoko, kandi ari guhinduka igikoresho cy'abacuruzi n'abashoramari bakomeye wares, aho kibifaranga ry'abantu muri rusange. Kandi mu ntego za Pi Network ivuka na Dr. Nicholas Kokaris ndetse n'abamufashije kwinventinga cyangwa gushinga iyi Pi Network, bari baje gukemura ikibazo cy'amakributo azamuka cyangwa akamanuka bitewe n'amarangamutima y'isoko. Niyo mpamvu barimo kubaka utility ariyo igomba gukora kurenza ama exchange yo hanze yo gucururizwaho amakributo mu buryo bwa speculation. Bayagura cyane akazamuka, ariko nanone bagurisha kuko baba bashaka inyungu y'amakributo akongera agasubira hasi. Impamvu ya kabiri ikomeye rero ni ukurinda abapioneer cyangwa icyo twita community protection. Pi Network ifite abantu barenga miliyoni 60 bakoze ibintu byinshi muri umushinga wa Pi Network, kandi miliyoni 30 zamaze kwinjira muri mainnet kuko zamaze kubona migration. Nta wundi mushinga wa crypto ufite umuryango munini ugenzura indangamuntu mu buryo bwa KYC. Iyo Pi rero iza kujya ku ma exchange itaritegura neza, abantu bakomeye bafite amafaranga bari guhita bagura Pi nyinshi ku giciro gitoya, zamara kuzamuka noneho byihuse hanyuma bakazigurisha, ibyo bita dumping, bagasiga abapioneer basanzwe mu gihombo. Ibi rero byabaye ku mishinga myinshi ya crypto, kandi Pi yahisemo kwirinda iryo kosa ryakozwe na crypto zitandukanye zabayeho mbere. Hari n'ikindi kintu gikomeye rero abantu benshi batitaho. Mica igira aho igarukira. Mica ubundi ari amategeko markets ni crypto assets, ni amategeko y'Uburayi agenga cryptocurrencies, ntabwo ari amategeko y'isi yose. Pi Network rero yubaka umushinga w'isi yose ugomba kubahiriza amategeko yo muri Amerika, yo muri Aziya, yo muri Afurika n'ahandi hose ku isi. Kuba Pi rero iyo yakurikije amategeko ya Mica cyangwa yubahirije byo byonyine ntabwo bihagije. Niyo mpamvu Pi irimo gushyira imbaraga nyinshi muri KYC, mu bijyanye n'amategeko compliance, muri anti-money laundering biciye muri KYC, ndetse n'ubwirinzi bw'indangamuntu ku rwego rw'isi yose. Ibi byose kandi bisaba igihe, bisaba ikoranabuhanga rihanitse n'ubushishozi bukomeye, dore ko Pi none iri kwinjizamo ubwenge bw'ubukorano artificial intelligence kugira ngo bugenzure uyu mushinga wose, kugira ngo hirindwe ikosa iryo ari ryo ryose ryakorwa cyangwa se ubukererwe bushobora kubaho haba mu mushinga mu buryo bwa transaction, kuko AI ni igikoresho kirimo gukemura ibi bintu, kandi Pi Core Team ikaba yubakiyeho cyane. Ikindi kintu gikomeye rero ni uko Pi Network iri kubakaho Pi Network mu buryo bugenzuwe, icyo bita controlled opening. Bivuze ko Pi idashaka gufungura ibintu byose icyarimwe, ahubwo ifungura buhoro buhoro, ibanza kubaka ecosystem, ama-app akabanza kubakwa, nanone abacuruzi bakabanza bakiyongera muri aya madapu,
nanone no kubanza kubaka ubukungu bw'imbere, hanyuma isoko ryo hanze rikaza ryingana ibyo byose bizaba bimaze kubakwa. Atari ukuvuga ngo payi igiye gushingira ku ma exchange gusa, kuko ama exchange yonyine atatuma payi igera ku ntego zayo muri rusange. Ubu buryo rero butandukanye nibwo payi irimo kwifashisha, kandi bukaba butandukanye cyane n'imishinga myinshi ya kuri buto yihutira kujya ku ma exchange uzamuke mu giciro, n'ubwo yenda muri rusange usanga nta kintu gifatika iyo mishinga iba yabanje kubaka kizatuma iyo mishinga iramba. Payi rero ni umushinga uramba cyane, ni nayo mpamvu irimo kwitonda ndetse ikaba yitondera buri kimwe cyose ikora. Hari kandi n'ikibazo cy'agaciro ka payi, nacyo ni ikindi kintu umuntu atakwirengagiza. Iyo coin igiye kuri exchange, ubundi igiciro cyayo gihita kigengwa n'amarangamutima y'isoko, cyo bita FOMO, gupanika kw'aba crypto traders cyangwa abantu bagura bitewe n'uko babona usability imeze neza. Ikindi ni ya speculation, ya makuru y'ibihuha ashobora gutuma isoko rimanuka cyangwa rikazamuka. Payi network yo irashaka ko agaciro ka payi gashingira ku ikoreshwa ryayo, ku mubare w'abayikoresha n'abapayiniya muri rusange, ku bucuruzi buyikoresha, ndetse no ku bukungu payi irimo kwiyubakira muri payi ecosystem ikoresha abapayiniya, aba developers batandukanye, biciye no mu hackathon agenda akorwa hafi ya buri mwaka. Niyo mpamvu rero payi yavuze ko kenshi ko itarimo kwihutira kujya kuri listing, ko listing idafite utility. Payi bikeneye kandi utility nicyo kintu kizamura umushinga. Igihe rero nta utility umushinga ufite nka payi network, nta n'ubundi ntaho wabugana ukurikije intumbero zawo. Niyo mpamvu rero batihutira kujya muri ibi ngibi bya listing. Ikindi kintu gikomeye ni ibijyanye na tekinike ndetse n'umutekano mu mushinga wa payi network. Payi network iri gukoresha AI muri KYC, iri gukemura tentative KYC, iri kwihutisha migration, kandi iri kwitegura kwakira miliyoni z'ibikorwa byo guhererekanya amapayi mu masoko atandukanye igihe open mainnet izaba yabaye fully launched. Payi rero iza kujya ku ma exchange itaruzi ibi byose byari gushyira umutekano w'ifaranga wayo ari ryo payi mu kaga. Umushinga rero ushaka kuramba imyaka 20, 50 ndetse no kurenga imyaka 100 ugomba kwitwara neza kurusha kwihutira kujya ku masoko ngo umenyekane mu mezi make, ahubwo wenda bikawufata igihe, ariko nanone igihe kimwe cyose kizamara kubakwa wa mushinga ukazaba umeze neza ndetse utagira ikosa.